Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye, reka turebere hamwe ubwoko bwo kwikinisha cyangwa uburyo butandukanye bwo kwikinisha n'ingaruka bigira ku mubiri wawe, ku buzima bwawe. Mu by'ukuri iyo urebye mu bibazo ba jene cyangwa abantu bagenda banyandikira ngo njyewe narikinishije nshaka kubivaho, njyewe kwikinisha byanteza ingaruka n'izi, usanga benshi bavuga ubwoko bumwe turaza kubona aha ngaha, ugasanga ibindi byose bumva ko ari ibintu biri normale, ko ari ibintu bisanzwe, kandi mu by'ukuri byose ni bumwe mu bwoko bwo kwikinisha abantu baba batazi kandi batumva ko bishobora kubagiraho ingaruka. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe munsi ya video, kanda kuri subscribe, kande kuri like, maze dukomeze. So ikintu cya mbere ukwiye kumenya, hari uburyo bune abantu bikinishamo, noneho bimwe bakaba batabifata nk'aho ari ukwikinisha, bakabifata nk'ibisanzwe, kandi ibingibi nyuma ukazasanga byabagizeho ingaruka zikomeye cyane. Icya mbere rero hari ibyo bita masturbation mutuelle. Masturbation mutuelle cyangwa kwikinisha n'umuntu mutari kumwe. Bigenda gute rero? Muri iyi minsi aho isi yateye imbere, abantu bagize amatelefone, za smartphone, usanga umuntu ari kure, ari ahantu mu gihugu runaka cyangwa ahantu umuntu mutari kumwe, ugasanga umuntu arakubwiye ngo nyohereza video yawe cyangwa nyohereza fata kamera uyishyira imbere, nanjye fate kamera nyishyira imbere, noneho muvugane mwese mutambaye imyenda, noneho muri kuvugana mwese mutambaye imyenda, mukikinisha, wowe ukikinisha ariko kureba nawe akikinisha, muri kurebana. Ibyo nibyo bita masturbation mutuelle. Ibi ngibi bigira ingaruka zikomeye cyane, ziruta na za zindi twita masturbation individuelle. Kuko masturbation individuelle ni kwa kundi nyine uba warebye amafilme ukaza ukikinisha bikarangira. Ibyo bya masturbation mutuelle, ubu aho uri kubona amashusho, uri kubona umuntu uko ari kwikinisha nawe ukikinisha, ibyo bikwangiza mu mutwe cyane, kuko aho ngaho mu mutwe wawe haza ya mashusho, hahora hagaruka ya mashusho ya wa muntu wabonaga. Ibi ngibi bikaba byatuma ubushake bugenda bugashira burundu, ibibazo byo kurangiza vuba bigahita biza ako kanya, ukagira n'ibindi bibazo byinshi turaza kubona aha ngaha. Usibye masturbation mutuelle rero, aho uri kwikinisha n'umuntu uri muri machat kuri za Facebook, za WhatsApp n'izindi social media mushobora guhuriraho muri ubwo buryo, hari ubundi buryo bita masturbation réciproque. Masturbation réciproque ni umuntu mushobora kuba muri gukorana imibonano mpuzabitsina, wenda wabuze ubushake cyangwa hari ibindi bibazo byabaye, akaza akagufasha kwikinisha cyangwa ukamufasha kwikinisha. So ibyo babyita masturbation réciproque. Kenshi bishobora kuba uri muri gukora amakarese n'ibindi. Ibi nabyo bigira ingaruka, ariko akenshi kubera ko byo biba muri gukora imibonano, akenshi nta ngaruka zikomeye cyane zibamo, kubera akenshi ko muba muri kumwe, muri gukora muri icyo gikorwa nyine, wenda ibyo bikaza hagati cyangwa bikaza mbere cyangwa bikaba byaza nyuma. Noneho hakaba hari n'icyo bita masturbation individuelle. Masturbation individuelle ni kwa kundi uba warishizemo ibintu by'amashusho, wirirwa ureba amafilme y'urukozasoni, wirirwa ureba cyangwa wirirwa mu biganiro, kuko hari abirirwa mu biganiro byo guvuga ibintu bijyanye n'imibonano, cyangwa akaba areba amavideo kuri za Twitter, amavideo kuri za TikTok no ku yandi social media, mu magroupe ya WhatsApp. Ibyo bishusho cyangwa ibyo video yirirwa areba, yataha aho ari wenyine akajya kubifungura akabireba, uko ari kubireba akaba ari nuko ari kwikinisha. Ibi ngibi rero nabyo bitera ikibazo, kuko bituma ugira icyo bita réflexe éjaculatoire udashobora gukontrola, noneho ukaba uri wa muntu ugira bya byishimo byihuse cyane, wazajya kubana n'umugabo cyangwa kubana n'umugore bikunanira. Kubera iki? Kubera ko ayo mashusho ubona muri ayo mafilme y'urukozasoni atandukanye n'ubuzima busanzwe bw'abantu bashakanye cyangwa abantu bakora imibonano isanzwe y'abantu bazima.
Ikindi dukwiye kumenya rero nicyo bita masturbation psychique. Masturbation psychique ni kwa kundi uba wicaye uri ahantu hamwe ugatangira gutekereza ibintu by'imibonano mpuzabitsina, ugatangira gutekereza amafilme wabonye, ugatangira gutekereza uko wabonye. Tuvuge nka babandi bakora masturbation mutuelle, aho utangira gutekereza uko wabonaga wa muntu ari kwikinisha, bigatangira kukugaruka mu mutwe, byakugaruka mu mutwe noneho bikagusunika kongera kwikinisha. Ibyo babyita masturbation psychique. Ibi bigira ingaruka cyane ku buryo ahahandi uvuga ngo umuntu ntabwo abashobora kwikonsantra ngo atekereze ikintu kimwe, ngo yibande ku kintu kimwe agitekereze, cyangwa akora akazi akibandeho, akazi gasaba gutekereza nk'abakontable, abantu bakora ibintu bisaba concentration, abaganga, ku buryo wa muntu atabasha gukora tâche imwe ngo ayicareho ayirangize. Ibi ngibi rero masturbation psychique ishobora gutuma ugeramo no mu bihe byo kugira agahinda gakabije, depression majeure, bikaba byanageraho hari n'abo bigira bakiyahura, ntumenye impamvu umuntu yiyahuye kandi yatewe n'ibyo bintu bya masturbation. Ibyo byo kwikinisha. Ibi byose rero bigira izihe ngaruka? Ingaruka za mbere bigira ni ku mubiri wawe. Icya mbere, kwikinisha ushobora kwikomeretsa, waba umukobwa waba umuhungu ushobora kwikomeretsa. Icya kabiri ni uko ibi ngibi bikugira imbata. Kugira imbata ni iki? Ni uko igihe cyose uba wumva mu mutwe wawe ugomba gukora ibyo ukora byose kugira ubone akanya ko kujya kwikinisha. Mbese umeze nk'umuntu wanyweye inzoga cyangwa wabaswe n'urumogi, ku buryo igihe cyose wumva hari imbaraga muri wowe ziri kugusunika kujya gukora icyo kintu. Ibi ngibi utitaye ku byo urimo, nimba uri mu kazi, nimba hari ibindi bintu uri gukora, ukumva hari imbaraga muri wowe ziri kugusunika gukora icyo kintu. Umuntu utarikinisha wenda ngo abaswe n'ibyo, cyangwa umuntu ataraba imbata y'inzoga, yumve buri mu gitondo ashaka kumva yajya ahantu ngo ajye kunywa inzoga, cyangwa wanyweye itabi, bene abo bantu niwo wumva uburemere bw'iki kintu. Nawe rero iyo uri kwikinisha akenshi uhura n'izi ngaruka, ku buryo waba uri mu kazi, waba uri kumwe n'abandi, ukajya kwihisha, ukinyabya muri toilette, ukinyabya ahantu batakubona, ukajya kwikinisha iminota 5 ukagaruka. Wagaruka noneho iyo umaze kwikinisha akenshi utangira kwicuza, ukibaza ubundi narindi mu biki, byamariye iki, noneho ukirwa umutwe wawe uri trouble n'ibyo bintu wari umaze gukora, kandi mu by'ukuri ntacyo byakumariye. Ikindi cya kabiri twamenya ni uko kwikinisha, yaba masturbation mutuelle, bya bindi uba wakoze n'umuntu kuri telefone, yaba masturbation individuelle cyangwa masturbation réciproque, ibi byose bituma wumva nta mbaraga ufite. Iyo umaze kubikora ukumva uri demotive, ukumva nta kintu ushaka gukora. Ibi ngibi rero waba ufite umugore cyangwa waba ufite umugabo, ukumva ntacyo akumariye, ukumva udashaka no guhura nawe, kubera ko umaze gukora ibyo byawe, umaze kwikinisha, ukumva umugore wawe ntabwo ukimwitayeho, ntacyo akumariye, mbese ukumva ntacyo akumariye kubera ko amaze kwikinisha. Ikindi dukwiye kumenya ni uko kwikinisha nk'uko twabivuze bishobora gutuma urangiza vuba. Ariko ikindi, kwikinisha kubera guhora ubitekereza buri kanya bishobora gutuma utanatekereza kurya. Ibi ngibi bikaba byatuma unanuka, bikaba byatuma umubiri wawe ushira, ukibaza impamvu umuntu yananutse, bamukorera ibizamini byose bagasanga ari muzima, kandi byose biterwa no kwikinisha. Ikindi, kwikinisha yaba cyane cyane yindi bita masturbation mutuelle bigushora mu ngeso z'ubusambanyi. Izi ngeso z'ubusambanyi rero zishobora gutuma ufata abana ku ngufu, bishobora gutuma umugore cyangwa umukobwa afata abana bato ku ngufu. Ibi twarabibonye, hari kese twagiye tubona. Bishobora gutuma umusore cyangwa umugabo afata utwana duto tw'udukobwa ku ngufu. Bishobora gutuma utandukana n'umugore wawe cyangwa bituma utandukana n'umugabo wawe. Bishobora gutuma ushaka imibonano mpuzabitsina yoroheje utabanje kuganiraho n'uwo mugiye kwikorana. Ibi ngibi bikaba byatuma uhohotera umugore cyangwa uhohotera umukobwa cyangwa uhohotera umuntu mugiye kubikorana, kubera guhora utekereza ibintu byo kwikinisha. Ibindi rero murabizi ko kwikinisha bishobora gutuma ukora amarorerwa atarigeze abaho. Ibi ngibi bikaba byatuma ubura amahirwe mu buzima, ubura akazi,
ubura ibintu byose byakagombye kukugira amahirwe mu buzima. Niyo mpamvu kwikinisha, nimba ubishoboye biveho, nimba utabishoboye tangira process yo kubivaho kugeza igihe uzabivaho.